Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nizeyimana Patrick, ndi Voluntary coordinator mu Kagari ka Kamashashi muri murenge wa Nyarugunga. Muri iki gitondo twishimiye kuza kubana n'abakorerabushake ba IYF ku bufatanye bwiza batugaragarije. Tuhaje guha umuganda umuturage wo mu Kagari ka Nonko, tumwubakira ubwiherero n'uturimo tw'igikoni. Mu by'ukuri ni ibihe byiza twagiranye n'abakorerabushake bandi. Twifuje yuko rero bajya bahora bakora ibikorwa by'ukorerabushake kuko ni byiza cyane, natwe turabikunda. Niyo mpamvu twabijoyininze mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ubukorerabushake twabuteje imbere kuko turabikora cyane. Ni imirimo yacu ya buri munsi dukora, byo ku imirimo yo gukunda igihugu, tugakora ibikorwa bigiye bitandukanye ku baturage biteza imbere umuturage. Rero IYF nayo twishimiye kubana n'umurenge wacu wa Nyarugunga kuko twakoranye ibikorwa byiza kandi dusanzwe dukora twebwe tumenyereye. Turabashimira cyane. Murakoze. Thank you. Murakoze. Ndashimira umuryango IYF n'abakoranabushake b'urubyiruko. Nishimye kubw'igikorwa mwankoreye. Imana ibahe umugisha kuntekerezaho, mukampa amaboko yanyu n'igihe cyanyu. Imana ibahe umugisha. Turishimye, iki gikorwa ni cyiza. Muzakomeze, n'abandi batari jyewe mukomeze mujye mubafasha. Imana izabaha umugisha. Murakoze.